urabona ko hano narimaje gukoresha mega 335. Noneho weho ukuntu bigenza ukanda hano kuri Rwanda Airtel, wewe ntago bisangamo, urakanda ugahita uza ugasacinga hano ukandikamo Rwanda. Iyo umaze kwandikamo Rwanda uhita urabona dufite sava ebyiri, harimo Rwanda Airtel hakabamo na MTN. Bitewe n'umurongo ukoresha uhitamo iyo ushaka, ugahita ukanda start igahita iba connected. Rero weho niba ushaka iyi VPN urasabwa kureba ino video yose kugeza irangiye. Reka dutangire. Ikintu cya mbere urakora, uraza kuri Play Store aho ushakira ama app cyangwa App Store itewe na phone ukoresha, searching ijambo MX5 Pro. VPN niyo ngiyo, urabona nge ndayifite, ni nayo ndimo gukoresha. Uhita uyinjiramo, numara kuyinjiramo uraza ibisoreho gatoya, urabona ko bya bindi nababwiraga nibyo, maze gukoresha mega 300. Noneho weho ukigera hano ukanda ku budomo butatu, ugahita ukanda hano kuri update, kuri burongo butatu nako. Noneho iyo sava zimaje kujyamo ihita ukanda hano aho ngaho kuri aba fresh kari kukwereka. We ntago usangamo Rwanda, tukubwira uburyo urashyiramo Rwanda, ugasacinga Rwanda. Harimo sava ebyiri bitewe n'umurongo ufite, uhitamo iyo ushaka. Ngewe ni Airtel. Wibuke ko kandi ugomba gukoresha umurongo wa Airtel 073. Nukoresha 072 birakureba, ntujye muri comment uvuga ngo byanze. Ni 073. Noneho kanze mbereke ikiba kuba connected. Kimara kuba connected uhita uza hano kuri YouTube ukareba ibyo ushaka. Washaka wajya TikTok, wajya Facebook, wajya Instagram, wajya kuri Google. Mbese imbuga zose ukoresha uzizi gutwara megabyte wazikoresha nta kibazo. Urabona ibi ni ibintu byinshi maze gushira hano kuri iyi channel, maje kugezaho. Ntabwo video ari nyinshi, rero weho bigerageze, nibikunda kandi uze muri comment ubivuge kugira ngo n'abandi ubahe motivation. Nibikunda mwibutse kuza ukabivuga pe.